nadikomeze nati ko mu kanya twari twishimye tumeze neza muri pati tunezerewe kubera icyo uhisemo kuza kwicara hano wigunze gutyo ikibazo ni iki yashamenye nta kibazo pe gusa nanjye sinzi ngo ni icyo yabiri kumbaho kuko buri gihe numvishe inkuru yawe nishyira mu cyimbo cyawe mba ndihebye pe kandi ntabwo nzi ngo ikibazo ni iki noneho sinzongere kuvuga ibyerekeranye n'inkuru yanjye oya ntabwo kubihunga aricyo gisubizo none ahubwo ndumva guhora mbyumva mpaka nkamenya ikibitera aricyo gisubizo ubwo se Nadi wasanga ari uko utajya ubasha kwakira ibintu bibabaje ahubwo se kamubaza iyo wakoze iki ngo ubashe kunyura mu bihe bigoye nk'ibi ngibi Nadi reka tubireke kuko ubu nyine birakugora kubyumva kandi nyine nanjye ntakubeshya iyo nkomeje kubitekerezaho mba numva narira pe nta kibazo gusa hari igihe njya nibaza ngo yaba ari njye byabayeho mba nyiriwe nariyakiriye cyangwa mba narapfuye oya ibyo gupfa bireke kuko buriya Imana iguhereza ibintu ubasha kunyuramo ubasha kurenga ariko mba mbona wagira ngo nawe ntabwo uriyakira neza Nadi nyine nariyakiriye gusa nyine biba bigoye ngerageza kubirenga nkagerageza kubyibagiza nkanabyirengagiza pe gusa mba mbona bigenda bishira ariko nyine kuva nahura namwe nyine nimba navuga ngo guki nyine mwaramfashije mu buryo bushoboka pe ku buryo ngenda mbyibagirwa gake gake rero ubuguma mwamvuye rurakomeye cyane ugiye kongera urebe ntange ungize Nadi kadabuka ahangaha arangira birangiriye mu marira pe tugenda mugani C'est comment? Yes, boss. Wajya witaba nabo umuntu kuba mucira imodoka ari bari kuri mu boss d'accord Ariko boss iya ayeze nakandisha umushahara rwose mbese ndajya urumva bikene basaba akazi kenshi ndarizamu ndateka ndafata nta kintu nakora rwose nko mu mara byinshi kurusha n'ibindi bikenewe ibiteka se birabigabura ahubwo ndagira ngo utangarize ukafatira ku mirongo icyenda na rimwe ibikora uzana mu mufana nawe ukasa mirongo itatu bitewe n'uko witwaye nabi ndetse rwose biturutse ku kigo ibintu kwezi wakoze ibintu byinshi ndabizi icyo cyangwa akayagura aho ngaho ubundi wigize uwo mukozi wo mu rwego mirongo icyenda rero boss njye ni chef de cuisine chef de cuisine uteka ibyo ntabyaye chef de cuisine ujya guhaka yara farumasi okay sawa genda by'ibijanja tekerezeho
Sabri uri kureba ute? uyu munsi ni weekend. Dore se kandi niyo weekend ya mbere ko ubuzima ku buryo biserebura bigezaho. Umva nariye ndwaye kuryoshye. Wari kujya muri pati. Kiro kimwe nagombaga kitazarangira. Ari kirekire byahatari. Kandi disi ngo boss wawe ngo azunga afite umukozi w'intangarugero. Ntabona afite. Sagira atano kintu nagutegeka ubukwe bantu. Bivuga ko akazi kawe gakora neza kandi bose bakwizeye. Kuraje mwoshi. Aho gusa ukuntu mbere nari nakundaga kuryoshya. Usaba umuntu umusha kuryoshya nubwo aba gutesha umutwe. Ubwo muraje kabibore. Ahubwo akazi ni akazi. N'ikiruhuko ni ikiruhuko. Ugomba kuryoshya amana. Maze utaryoheje ugafata na biriye. Mimi! Ntabwo byavamo rwose. Mimi! Mimi! Ndakumva mwana. Fine. Ukumbaza iki? Nsohokanye. Zumva nshaka gusohoka nsohoka. Kuki wumva ko njye nagusohokana? Ufite mu nshingano se. Jesus. Meshana. Yesuka n'umwana. Ndese. Nansohokanisha nsohokana. Ese ufashwe ute? Chérie. Reka tujye agafoto. Handi wa. Nice. Tatwe. Musibe kumbyika. Icara. Angana kese Ukunde ukuntu ungana niko uri kugambura induru mbabaye. Amata ye nziza se. Donc, reba n'akandi mfashe. ni nziza ariko ntabwo cyari cyo gihe cyo kuzitunga. Bisibyiza. Justin ni nziza ariko ntabwo ari cyo gihe cyo gukizitunga. None se ni ikihe kibazo cyatuma natunga amafoto yawe? Ese ufite si meza? Justin ni meza ariko nyine nyizera hari igihe kizagera twifotoza amafoto menshi kandi meza kurusha ayo ngayo. No, ntabwo mbyumva ariko ese ikibazo ni ikihe gituma natunga ifoto yawe ukayasiba? Justin humura hari igihe kizagera ni ukuri pe dutunga amafoto yanjye nawe meza menshi nyine pe ariko ubu ngubu mbabarira. Njye ntabwo mbyumva none se kuki icyo gihe ndabyumva ariko none ntabwo mbyumva none se kuki icyo gihe kitaba iki ngiki? None se mbabara ndakwinze nyuma kandi nzakubwira impamvu ya byose sibyo? none se kuki utabimbwira ubu ngubu? buno ntabwo byakunda ariko uzamenya ukuri kandi ndabizi uzakunda. Mimi njyewe ukomeje kunshanga Mimi. None se uriya mafoto arayaje. Nadi izo gushaka ukuntu wamuturisha kugira ngo niba kumera neza agahita umwumva. Okay.
ese mimi wazamubwije ukuri koko katazagira ngo ntabwo uri proud yiwe shaka bwe kambanze mbihige reka mbanze mbe muretse ntegereze ndebe ukuntu bigenda hanyuma nzamubwira none ntabwo byakunda pe ariko ndimo mbona Justin ari umwana mwiza mbona ari umuntu ufite amatwi shasa bwe ndabizi pe kandi cyane ariko nanjye kubona nirirwa nshakishwa bampiga kandi nirirwa mbabaza umuhungu dukundana umuhungu nkunda nanjye kandi nirirwa mbabaye tudashobora kugenda ngo dutemberane tumara umwanya munini twishimye n'abandi nanjye birambangamira pe ariko nakundi nabigenza wenda wenda kumva ako se nanone uzabyuka n'ikindi ko anko wawe yaretse kuguhiga igihe nzamfite imbaraga nanjye nshobora kumurwanya icyo gihe nzi neza yuko nzamenya ukuri kose erega buriya nta nubwo amukunze nk'iyi ikibazo cyane kuruta papa wanjye ariko se mugani papa wawe kari imbogo uteye urujijo pe shasa buri nta kibazo bizakemuka ndashaka bose banyibagirwe banyibagirwe burundu ku buryo nzagenda nkahagararana nabo nshobora guhangana nabo nta n'umwe ufite imbaraga zo kurwanya ubwo kuza gutyo ubundi ndibuka undi buriya musaza wawe maka aho abaho kwa mucyo samwihora ibura ryawe koko sha maka we ntabwo nzi ibye cyane ko yari azi ibintu byinshi kandi bigiye banishaga yari azi yuko anko mucyo uriya twita anko nyine atari anko wacu ariko akabimisha gusa n'ubundi kiriya gihe ntoroka nawe yari afite gahunda yo gutoroka aha tuzatureba inkuru yawe n'amaherezo yayo